kukunda. Oh my darling, yeah 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 yeah. Sina noma na mahera, girl. Noma na mahera. Sina noma na mahera, girl. I wanna take you back. Sina noma na mahera, girl. Noma na mahera. Sina noma na mahera, girl. I wanna take you back. Lonely, I am so lonely. I have nobody to hold my hand. Possible. John Fashion. So je nairirimbye. Rashu urananibirekera I have nobody to hold my hand. Umwari ninde wakubwiye kuzi kuririmba? Possible FX. Njewe ubwanjye nta muntu nkeneye kwambwira ko nzi kuririmba. We niba wumva ntazi kuririmba genda wumva bazi kuririmba. Njewe ubwanjye njewe ndabizi ko nzi kuririmba njewe yago. Ngaho ngero mbaza ikindi kibazo. Ni njewe ubwanjye ubizi ko ndirimba ka njewe kabisa njewe ndabizi kabisa njewe nzi kuririmba kabisa. Njewe nzi kuririmba kabisa. Niko ni simple ninde? Suwejo yaririmbye ryari? Niba naririmbye udahari God is merciful. Ntudusubize inyuma mwana. Naririmbye udahari ubwo ngubwo. Hanyuma umuntu warumbajije bazi ikindi kibazo. Ngiye ndabizi ko nzi kuririmba kabisa. Bazi ikindi kibazo kabisa nabwo tugusubize. Urumva. Yego icyo ni ikigo kireka yagori hejuru blood. Ntabwo ari ikigoryi n'umuntu. Bora TV show thank you. N'umuntu ntabwo ari ikigoryi. N'umuntu ahubwo uba warayobye ufite ibibazo mujye mureka tubafashe. Usa n'urumogi gabanya mbe ntabwo wiraba. Keke banzushyira ifoto. Yago usa nkaho unuka. Mwandike n'ibindi ndashaka kubafasha muri uyu mugoroba. Mutapinge screen mutanwe Theo bose babireba. Theo bose babireba yararirimbye akarimo ngo kakari yandimba Bruce niwe mira pum 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 baramutuka fo ati urwagwa urumogi utangiye kurimba pompo waratangiye icyifuzo none Theo aravuga ngo njewe ngo bantukaga ngo ariko nkabona views zirimo ziraba nyinshi nkabona n'abantu baraba benshi ariko bakanduka ngo kona rimwe ngo niwe mera pom pom pom. Niwe mera pom pom pom. Abo kantu ngashyizemo rero ngo marakamuziza wowe Theo bose babireba. Mani shimwe tugufasha iki? Mani shimwe ngaho tubwira ikintu tugufasha. Disi ukuntu usigaye umeze ngaho tubwira ikintu tugufasha abandi ariko yago uko nawe wahogoza uyu ukadutamo ingoma ukabica mu mutwe Big Energy 00 official Adeline Slim thank you. Umugore yaratashe ibyo ntago bikureba. Ibyo ntago ari ibibazo bikureba niye korabo wimirije gukora ayinka muzazibona kuri album ariko muzazibona kuri album ni mubanza mukemera pom pom pom. Oh my god. Ureke live irangire ndabakunda sana. Java Big Energy man ndabakunda sana abantu mwese mwasabye indirimbo abantu mwese mwamwereje ubutumwa abantu mwese mu nyanga ndabakunda abantu mwese mu nkunda ndabakunda cyane Imana ikomeze kuba mpera umugisha abantu mwese mwacumujwe n'umusatsi wanjye mugacumuzwa n'ubwanwa bwanjye ndabababariye uko ngiye nta kibazo na kimwe mfite hanyuma abantu mwese mufite ikibazo wenda mufite ikibazo kuri ngewe nge nta kibazo mbafiteho Imana ibagirire neza namwe ikibazo mufiteho gishire agahinda ntikica ujuza weekend Mbabazi Claudine thank you ndagukumbuye man umugisha thank you for the gift my beautiful people magana kagatenga kagodisi
Yago mfasha, Yago heruka koga ryari. Ndakwemera bro, Yago you too straight man. Yago ndakwemera nkwa indabyo zawe brother. Bigenaje Salama, Mbabazi Claudine, I see you. Urimo ndasoma ibitekerezo bya Manzi Music wagwan. Yago wacu uzaza mu Rwanda ryari mfite indirimbo please. Yago abakwanga bapfe, oya ntibagapfe kugira ngo babone kugira neza kw'Imana ku buzima bwanjye. Abantu banyanga ntibagapfe, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu abantu banyanga ntimuzapfe, hanyuma muzabone Imana ingirira neza, muzabone nurira stage zikomeye, muzabone ntwara ama award akomeye, muzabone isi yose nyine bavuga bati uyu musana ararenze, ariko mwebwe mwarabanje kubipinga. Abanzi bangiye mwese ndabasengeye mu izina rya Yesu, Imana izabahe kuramba kugira ngo mubone kugira neza kw'Imana ku buzima bwanjye, uburyo muzajya muvuga ngo ngo shanga Imana yaka gatipi irakora. Ndabizi ko muzabivuga benshi muri mwebwe, bazajya bavuga sha hakaje amakara tubwiraga tukanga kubyemera, kandi ubu ngubu ni hashya bazavuga ati nuwacu Imana izabarinde ntimuzapfe, abanzi banjye ntimuzapfe, ntimuzasonze, muzabona ibiryo. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, muzabona ibyo kurya, mubona ibyo kwambara, noneho muzaba abantu bazahamya kugira neza kw'Imana ku buzima bwa Nyarwaya Innocent aka Yago Pandem Fire. Woyo uva gusuzuma umugore, wumva ufite umugore. Hano hari abadiaspora bagushakaga, bamwe dusuriye Bovari, none wise byose ibi yangu uri muri kamera ibiki ibyuko mfite umugore, ibiki ibyuko mfite umugore nabyo uvuze nabyo. Okay, niba utabivuze ngo nano neza, nabyo uvuze, ntabwo uvuze ko ufite umugore. Okay, barakumva rero. Ndi gushaka umukunzi, ntanga details. Dere kakajwe nayo yahageze, kakajwe n'umukunzi. Wagwana kakajwi kiryate. Hano hari abantu nyine abantu bahari mwese turabakunda, turabasuhuza. Ikindi kandi ndi gushaka umukunzi, ubuzima bwo kubaho ndi single, ndaburambiwe imyaka 4. Ndaburambiwe kabisa. Kandi mukanya uruvuze ko umaze kuvugana na Sheri, kumva ubusesheri wabaye ari hano. Manje Sheri wanjye ni mama. Sheri wanjye ukageza ngo ubuseka mubaza ko waruvuze ngo bitonze gature mu rwanda turi kuvugana. Niba ni bakati kuvugana kano kanya mwembo ni umubyeyi wanjye mbyara. Okay. Sheri wawe ari Sheri mshaka hano. Ndashaka Sheri sha. Okay. Yitwa Bovari. Ako waje muri kamera neza, urimo urajya he? Banzu usobanura. Ushaka kwerekana dossier, ushaka kwerekana dossier. Genda ushaka kwerekana ibahasha, ushaka kwerekana dokima wowe. Bovari ivuga nambaye, barimo barayishaka nambaye. 077 0136 ku mukunzi. Ngwino hano ivuge urebana nabo mana. 01 babwire vuba nyine yivuge. Okay, njya kumengande ibyo byiza. 077 0136 935 again 077 0136 935. Okay, iyo niyo nimero ya Bovari. Ku muntu wifuza gukundana nawe, ngarashaka umukunzi, arashaka umuntu bakundana ngo imyaka 4 muri single nation, ngo ntabwo ari ibintu bye. So ndabakunda sana. Hanyuma ntabwo nasengera hano hanze, reka twinjire kugira ngo twubahe Imana, hanyuma dusenge. Live ntabwo yarangira tudasenze, murabizi kubera ko Imana niyo iba yaduhaye ubushobozi n'imbaraga zo kuza hano kugira ngo tubavugishe. Abantu mwese mwatanze amagifuti rero munyemerere mbashimire, kandi tunasengane kuko turi abantu dushobora kuvuga ibintu tugacumura, dushobora
gutekereza tugacumura mureke dusenge ubundi ya nibi. Thank you for the gift man. Kamanza bashimira abantu mwese mwabanye nanjye imitima 86,000 abantu 160 abantu mwatanze ama gift mwese abantu mwatanze ama gift mwese Imana bahumugisha Imana bongerere ira joy wakugushije byanwasha Keria Kaneza chance Jesus is king definitely yabo Rwanda bagukumbuye zagaruka Nefron zagaruka mu Rwanda nzaza Nefron usande yago wazakoze uzaze iwanyu brother ndashimiye thank you nanjye ndashaka umukobwa wo mu diaspora hagati y'imyaka 20 na 30 Kamburundi yagomba kwemera papa ndagukunda nawe ndabakunda cyane tabwe ryari se pasa kama umwana ndumva nkumbuye guca ma Jacob turi ndirimbo yawe na Omega Man duhe tabwe ndagusengera ndagukunda. Thank you so much Ila Joy, may God bless you. Kana mugire Ruma Bella ndakwemera go umuhamya bugenda endo ubuhamya bugenda kabisa ngiye Imana yarandinze kandi ndindi ibintu bikomeye yagomera sana asante sana tabagwe byari love you Kanyana wa papa love you Kanyana Imana bandindire rero abantu mwese mwabanye nanjye mureke dusenge dusoze kubera ko mukanya ndajya muri studio hari ibintu tugomba kurangiza album ya gatatu ndimo ndayikoraho kandi iri hafi kurangira very soon atagize igihinduka mushobora kubona indirimbo kabisa ibimburira izindi cyangwa album ya gatatu tukayibahera murashaka yose cyangwa tuzabanza tuba sampling gake nibuka bya bintu bavuze ko byasohoye ni Imana nchawe na MK Imana ibane nawe yago. Thank you so much, God is merciful. Ngabanye mwana ariko ko mbona abantu bababajwe nuko ndi hano ngaha abantu bazabazwa n'ubwanwa bwanjye abandi babazwa n'umusatsi wanjye abandi babazwa nuko nibereye Uganda kandi nta muntu nasagariye nta muntu nagiranye nayo kibazo nta bugambanyi ndimo nta gihugu ndimo gusebya naricecekeye nditurije nibereye nk'agakoko k'umweru ndikwamira ndishekera urumva kubera ko naratatse mbona mwanze kunabara abaganira kanisheshekere reka mbahunga ni nayiza nisheshekere mita nicomokera mita nisheshekera sibyo ra mutara turagukumbuye ariko we nzaze gusura turize blare nariturije niberaga ko kumweru nkoko y'umweru itakare waboy wagwan Rehema siyo hari umuntu hano abantu bahereje ama request bashaka gukina ariko dusoreje hanga Shaura Senga Pere ba Jihad na Pazo washatse kukuroga ahantu bari kandi narabivugaga bakavuga ngo ndiriza ompeti bitwa Pazo man bari bamubwiye ati wowe gahunda niyo kuzana umusatsi wa Yago ubundi tukamukorezaho hagashya ndabibabwira nyamara hari abantu babigenje gutya na gutya mwese mvuga aragoswe